Oba. Obama. Ye. Tebini kise kuno mvaje nguri guruzara. Mbega gasuzuguro we. Umva ndakwiyamye n'undi munsi. Sinzigere nongera kumva uterana amagambo n'umugabo wanjye. Urumva neza? We, nawe ubwaye n'umwubaha. Obama nararusha. Bana yanjye, buretse gake. Ndaje ndahamagara mu rugo. Baze bagukure hano umaze kureba. Ariko umuzi sabamo igikoko. Ubabona natuba umugabo we yarinze uzamwubahira kuko. Hey, sister. Karibu. Ni karibu. Bimeze bite? Bravo, sister. Bravo, brother. Iminsi myinshi. Bari Myinshi pe. gukumburanye kabisa. Wayo ni muwa mu Rwanda. Tuba twibereye mu byaro. Kabira cyane. Cyane. Karibu iwacu. Amakuru y'iminsi. Turabo. Rero turaho ni amahoro, uretse ko izuba rimeze n'abantu bose ibintu birakomeye. Abaza n'umukecuru baraho. Barakomeye bameze neza. Niyo wese amakuru ya hano mu rugo. Meze neza. Nta kibazo. Nawe se umeze neza? Meze neza. Meze neza rwose dore usanze ndi no kuzuza akaraporo. Hari akaraporo bansabye nari ndi kuzuza. Ariko turaganira tu. Nonese kumbaje ngo meze neza. Urabona hari icyo mbaye se? Bro. Nuko utamerukaga ariko. Ntabwo naguherukaga. Ariko mama yanjye simbizi neza kuko madamu wawe nabonye atoroshye sinzi uko mubanya hano mu rugo. Atoroshye gute? Madamu wawe nabonye arishyana arakaze kabisa. Sister gezaho. Wakora ibindi byose ariko kuntukira umugore byo. Oya ntabwo birimo kabisa. Ko nabonye. Ubundi se byagenze gute n'ibiki? Ejo bundi aha twarahuye twahuriye muri ya nzira urabizi ahandi tujya duca tugiye kuvoma ariko yaranyishe. Mva nishyano pe. Byagenze bite se? Twarahuye musuhuza n'urukumbuzi rwinshi n'umuntu nari nkumbuye namuheruka. Ntwara gusuhuza. Musuhuje. Andeba n'agasuzuguro, andeba nabi, ambwira nabi. Kumana ranshishagura mu nzira twari twicanye. Akaraka. Rero kugira ngo ibintu bigende neza, shaka ukuntu hindura sije two kuvuga ku mugore wanjye kuko ndumva ibintu uri kuvuga ntabyo muziho sinzi gusa byagenze gute. Katumwihorera ariko mwana yanjye ibyo nabonye ninjye wabibonye ubwo niba utabizi ubyumve gutyo. Mbese ariko ubu ntabwo waba uri kumubeshyera. Uko niboneye akazera. Defande nyine. Mwese mwarahuye uramusuhuza ahita gutuka. Mukumbuye. Andeba nabi. Ureba nabi areba ate? Subiza nabi. Ako sister rero nawe uratangaje. Umuntu ureba nabi areba ate? Yandebanya agasuzuguro mbona yenda nko kuruka. Twanatandukanye nta n'ubusezeye undi. Njye sinabimenya simbizi. Yibwirira amakuru yo mu rugo nyine mugera kuki? Turaho nyine n'ubuhinzi bwo mu cyaro. Uretse ko imyaka imwe yagiye inarumba kubera ko izuba rimeze n'abantu hose. Inzara iba yakomeye twanabwiriwe da urabizi neza yuko mu rugo nta kazi baba bafite tuba tumerewe nabi. Ariko hariya ntabwo mwabura ibiryo ibitoki biba bihari birayi nuko n'ibishyimbo. Muri iki gihe rero nta bihari.
noneho byaranze bivuze ko bose mwenda gusuhuka mugiye kujya gusabiriza se ntabwo yagera kuri urwo ntabwo rwego tuzasabiriza ahubwo se nta kuntu watugenda ubu ngubu ibyo usanze ndi kuzuzamo hano rero ni kontara nenda kujya gusinya ahantu muri kampani runaka urumva nanjye maze igihe nta kazi mfite urabizi ariko nta kintu ndiho nyine meruka numva mu bihe byashize ngo uri hafi kubona akazi ubwo numvaga warakabonye bimeze neza bigeze kuri step ya nyuma ndenda kukabona nta kundi nyine nicyo cyari kinzanye ubwo nari nje kukubwira ko mu cyaro tumewe nawe ubwo nta kundi kandi nayo makuru yakugenzaga nayo yangenzaga nta kundi ubwo nyine wenda ari uko uzatugenza mu kindi gihe ni ukunsengera nkabona akazi hanyuma tukazaba tureba ibyo ari byo turagusengera yego iseseme se ubundi ubona nayiburira hehe ko muyiteye mwene we na musaza wawe aha abantu muragwira da igihe cyose ese wazahindutse byibuze ukaba n'umwana mwiza none se ubu urarebye ubona kuba nirabura nakabaye inzobe bikaba aribwo byagushimisha ariko se kwiba ibihe byose ntujye uhinduka ngaho uri kundeba ni seseme uko duhuye umbwira umushiha uzamuka ubu ngubu nta na rimwe uzigera uhinduka ba nta muntu azamuransetsa ngo kwini ntajya ahinduka ngaho uragira mbi umuzungu se uragira ngo mpinduke uko ntaremye hinduka mu myifatire nkubwire uragira mbe marayika ese wowe uri marayika umuntu usanzwe ari kugereka gushihagurana buri munsi uko duhuye ngaho wenda kumbwira mu nzira ukurikije ibyo tuganiraho nkubwiye nabi nihe kuba nkubwije ukuri ubu se kubanza ngusuhuza n'ubwuzu nkabona urandeba ni seseme ibyo ngusuhuje bite uko ngusuhuje niko nakagombaga kubusuhuza ese jya mu waze nsimbagize jyewe kwini cyakora mana yanjye abantu ntabwo ubu mbese urarebye ubona uje kunshinga hejuru nshingaho na musaza watanyoroheye aha ni wowe utajya uhinduka ni wowe wamubereye ni njyewe mubi umva nkubwize ukuri rero icyo utagomba kumenya ni ibyanjye na musaza kuko uri mushiki we ntabwo uri umugore urabyumva neza niba n'ibyo mupfa ntitugahure uzaza urugemo hanyuma njyewe ngende nimba ushaka kuba umugore we se ngende umugore we sawa rero njyewe ndekera urugo rwanjye urumva kuba twahura kugusuhuza n'uburenganzira bwanjye nagusuhuza nagusuhuza ntacyo bimbwiye jya kwira uzansuze cyangwa ubyihorere uragira se mfukame mwazi ibirenge simbagize ngira ibiki seseme ngo ndebe nabi kuko mana yanjye cyakora reka nkubwire muri ba nta munoza ntabwo njye ntekereza ikibazo mufite njyewe nta kibazo mfite ntabwo ushoboka musaza wanjye yaragowe noneho kubera ko musaza wawe yagowe uzaze umubere uburuhukiro kuko njyewe urumva ndi mubi ubu mbese wanteye urugo uje kumfatanya na musaza wawe ngo munyeke nimwanshobora we nimwanshobora hari ubwo ahubwo nigeze nagusanga ntiduhuye nitambutse nyine wapimye ntariyuza kugira ibyo umubwira ngo nkunde numve nyine mwanshoboye niyo mpamvu wabaye ishyano ubwo udashobora gushyirwa hasi n'umunsi zanamubwire n'ubu ndagenda mbimubwira uzamubwire ko mwebwe ubwanyu no mwakifatanya ntimwanshobora ntimwasyaho insaza yanjye yaragowe ubundi se yaje kunshaka udahari iyo uza kumenya ko wagakure kuba umugore wumva nkubwire yamisemo yitegereje iyo uza kuba washobora kuba umugore we wagakwiriye di kuba uwo ndi we urumva none ntibishoboka hamwe rero njye mbayobora nta soni
hako mbega agasuzuguro we umva nshobora kuba naribeshya umuryango nkinjira mu muryango wanyu utanyenesha ariko umva nzabayobora nzabakontorora A Z urumva neza ntabwo kwe ni munsi turahanga Queen Bites sawa ese ni wowe mama kagabo yambi ibiti byinshi cyane kamera cyane ni karibu iwacu naho ubundi mba nari ngukumbuye njye ngira ngo si uko yego mba ndaricaye navuga se ko nawe ko yabuze ariko nawe urakabya ntabwo wahamagara reka data ariko ubundi wowe kuki utajya uhamagara umuntu wa muntu wese akazi kaba kamperanye ariko nawe ntiwampamagaye urabeshya sha cyakora rero ntihakagire umuntu urenganya undi nanjye kutaguhamagara ntabwo navuga ko mba mpugutse nanjye mba ngenda mu kazi impamvu z'akazi ndazumva birumvikana ariko warabyibushye sha uko ndeba ukunguka nguwe neza kuri uruzingo warazingamye nguwe neza ku buryo nshimye urugo pe mva naho reke twe narashimye urebye sha ntacyo nshinja imana ubundi nari narahangayikishijwe nuko nakazi ngira mama Queen muraho muraho neza ni karibu nshuti basuye ni karibu ni ukuri neza mutese ni amahoro natwe turaho muraho neza mera cyane yego urabona ufite abashyitsi ndi n'abashyitsi natwe tukabera abashyitsi ni karibu murakoze mugubwe neza umeze ute uyu mupfanyiki urabona atari ubwa mbere uyu nawe ni mushuti wanjye ariko nararwaye mushuti wanjye ndetse ngo heruka kera numve kwa muganga nibyo wampakiriye imiti nawe umaze iminsi waranyanzeho oya mama ntabwo ari ukukwanga nyine kubera ko mu gitondo murabyukagaho akajya mu kazi kugaruka n'ubundi bwije umuntu aribura burundu ariko ku mutima mama muriho usanze ari imiti bampakiriye nimba nzayimara urwaye iki basanze ndwaye mu nda bampakiriye imiti nimba izashira ibi byose nibyo bampakiriye nimba nzayimara simbizi ubu iyi si ubwa mbere uyibonye imiti ni ubwa mbere nayibona cyakora iyo ndayizi nanjye nabonye nibwo nyibonye ubwo nibwo wayimpaye tori ihangane ugenda ugerageze wenda bizoroha ntakunda aho umubiri ukwerekeje se kari kujya ihangane ubuzima se kari ko bwubatse naho rero ubu nagutumyeho maze igihe umugabo wanjye yabuze akazi ahora yicaye hano nakoresheje uko nshoboye ndamusyokoranya ndamusikingiza ndamutukagura muvana amujyana aha tuka umugabo uzi si icyo mba nshaka ugatuka umugabo ikintu nagutumiyeho ni kimwe ndashaka ko ngira inama y'ikintu nshobora gukora kugira ngo nkubite numve uko abandi bagore mbabarira abakobwa bako kuma nazo bigutunguye ngo urashaka iki njye ndashaka ko umugabo nkubitaho pasi rimwe ariko nkumva uko bimeze kuko umeze neza mayi ndi muzima umugabo ntagukubita ufite umugabo witonda utanywa inzoga utagira ibiti utajya mu kigare ubu rero uko ndeba ndabishaka nkoresha uko nshoboye ariko imboga zibona abana koko ko numva mbishaka byibura ni twarakubiswe twaragowe twarumye twarumiwe naho urashaka kugukubita njye ndashaka ko nkubita basi rimwe nkareba ko yabishobora njyewe n'ukuri uzi ko hari igihe njya nicara nkavuga ntubanza nararogewe ese ko abantu bose duhura nkumva buri wese ararira nanjye nibura ndiriho rimwe kwireka nkubwire inshuti yanjye gusa wenda ubishaka nakugira inama
ibyo rero nibyo ndi gushaka gusa nimba ari icyo wampamagariye ndabishaka kuko ibaze nawe ibaze umugabo ndaza nkamubwira nta kubwo wiriwe aho ngaho wicaye akakureba akagukorera umuntu w'umutima mwiza amenyo aba yarayamaze ntekereza ko nanafashe n'ivarisi nkawukana aranyiyorana agenda ageze imbere sanzira coco ninde ucyahukana isoni zaza hanze ariko sinahukana nawe uzi uko ngaruka umwana ni wowe rero nkubwire ugiye gushaka ikintu uzi umugabo wakunda bya bintu uzakunda ugenda ubivangavanga umuvangavangire ubyangize ubyice natagukubita ntamenya ko bamuroze ikintu uzakunda ugenda umwicire gahunda ibintu by'ubivangavange uhindura umwaka reka nkubwire natagukura iryinyo reka nkubwire iryinyo nanone azari kugukubita ushaka oya ndabishaka kuko ntabwo ntekereza ko niba ari intama niba ari intama y'Imana ngo niyo yitonda ngo bagenda bakageza ku ibagiro ngo ngikarinda ngipfa ngitatatse noneho ndashaka ko muri iyi minsi namuzengereje ntaza ngasanga yiriwe aho ngaho yewe niba ari n'irungu niba n'iki yiriwe asoma yisomera mama noneho hari igitekerezo nungutse mu minsi ishize yahoze ambwira ko agiye gusinya kontara y'akazi ndashaka kuzabica icyo cyo kiraremereye nkabimwaka nkabica ubundi nkareba ako kantu uzabifata ubice wishwa mu maso ukuri ntakubeshya si no kwiraza si no kugira ibiki ndashaka ko nkubita nkareba ko abishoboye ayo menyo azayamaramo ako kantu ni sawa uzagenda uzicire mu maso ye uzarebe sha sendezi azayamara nta makuru ufite rwose uriya nkubita ariko ankubise banza nzanamusengerera kuko uwo munsi uzaba ari uwa mbere abagore bo muri iyi minsi murasetse uko nacecetse numvira ibyo murimo ubu icyo ushyigikiye ni ugukubitwa pe ni ukuri pe ushaka kumenya ko inkoni reka bamukubite ubuye njye hari igihe njya ntekereza ngo abana umugabo wanjye banza atari muzima nuhise umuntu ntiyabamubwira nabi buri kimwe cyose bakibonera ku gihe urambikwa uragaburirwa nta kibazo ufite twe twarumiwe turihahira tukiyambika tugapfa mbega umugabo n'inkoni zigeretse tugakubitwa tukamirirana ubundi umugore bamukubita nicyo kibazo mfite ubundi umugore bamukubita yakoze iki ushaka uzamenya icyo umugabo akubitira umugore yego wowe uzagenda ukora ibyo nkubwiye banza aricyo uzambwira uzampamagara umbwira kandi uzancimira nzacimira pe nzaba ndeba singeneye kuzadushimira nyuma y'uko wakubiswa wamenye ko umugabo akubita tekereza ko ngeze ku rwego rwo kumva ko umwana ari uri bumbwire ijambo nkabyumva ko we nshobora kuvuga nkavuga umunsi ukarenga ntiyahaguruka ngagira ate ntiyakubwira nabi ikimwe ahaguruka akagenda akigendera ubwo rero ndashaka kumenya niba azi kubangura fata izo kontara rero uzice uzishyire hariya mu maso ye nzaza uzambwira ikizakurikiraho nibyo wabwiraga se urebye nicyo kuko nawe nta wundi muntu tuganira ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ku buryo nakugisha inama y'ikintu numva nyine gifite umumaro kuko ngiye kubwa ndumva ari nk'ikintu cyangirira umumaro ntabwo ntekereza ko umuntu akubita kandi ndabikeneye nanjye rero ubwo narenje nihuta ndakubaha mvuye mu kazi amastress ubu none umugabo njye aranyica arakoze neza aranyica reka nirukanke njye ngo wagize uteze ko watinze natinze ubu ibintu mu rugo byadogereye abana yanjye reka ngende numva ari nka story urakoze ni ukuri nta nuko utagize rwari ubukira rero umuhanda mwiza tuzavugana kandi urakoze nzakubwira uko bimeze sawa ntabwo nenze ko ari uku nguku bimeze none se nta kintu n'iki ngiki navuga ngo yambujijeho amahoro ubwo rero reka njyewe ngerageze nyamubuze ndebe ko nibura yagira gutya azamura umugeri ariko ndebe n'ubundi ko ukamenya uko umugore akazamura umugeri umugabo arwana ese njya ko ntazi kuwuzamura nawe uzamure nk'umugabo w'undere nibura nkano ku itama basi uzawufata inkoni kuri twe ni ibi ariko nibura tugaharanira ko urugo rwacu rwitwa ko rubamo umugabo ngo yankubise agasuzuguro kava nko mu rugo rw'umugabo tukumva ko dufite abagabo
kuko ntawaza gusuzugura mu rugo rurimo umugabo, nicyo cyonyine akitwa umugabo mu rugo, buri kimwe cyose ukakimenyera, yaba inkoni kuri twe ni ibiryo, kurya, gutunga famiye ni umugore, ukabyimenyera. Nanjye rero mba ndashaka gukubitwa nkumva ko umugabo akubita umugore. Natwe rero icyo dushyigikiye ni ukubona umugabo wacu mu rugo rwacu, icyo cyonyine kiradushimishije, tukumva nibwo buzima. Njyewe cyane nicyo mura, kuko umugabo we rwose mfite, niba ari intama, niba ari iki, niba ari marayika, ndashaka kumenya niba ari marayika, ahubwo wenda nkaba narawe na marayika, kuko ibyo byose ntabyo nzi. Gerageza rero umwangirize, kuvuga ngo asikira kata, mwangirize nibwo uzamenya ko umugore akubita. Shaka guhora yitetera kandi oya, ugomba no kumenya ibyo ari byo. Nari nanze guca ku rugo ngo mubwire ko mve kwa muganga, nabonaga waracecetse. Gusa disi hanga ni ukuri nta mutima mubi, nanjye nzagusura, ni ukuri iyi weekend nzaza ndebe uko umeze. Sawa, murakoze. Gatuma twerekeje. Imana iguhe umugisha, ngereye amahoro. Murakoze. Nzamucunga, umva, nzagerageza uko nshoboye, natabyumva nzayifata ntabure, ubundi ndebe nzayica. Umugabo yasha nkuko nabivuze, banza naranarogewe, nta muntu ubaho witonda kuriya, hase n'ibiki. Ariko se noneho hari akantu ko nawe uravuze ngazakura amenyo yose, ko numva iwi mana yanjye, oya ndumva hajemo akantu ko gukura amenyo. Noneho kwini naba ndangiye, ariko nashaka azayakure, umva nzamera ndi.